Nshuti bakunzi ba Alphabyose TV, uyu ni umwanya tugiye kubagezaho ikiganiro kivuga ku mikorere cyangwa se umurimo. Nk'uko mubizi dutuye tuganira mu guhimbaza Imana no mu nyigisho zitandukanye zivuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko nk'uko twabibakanguriye kuri Alphabyose TV tuzajya ducishaho inyigisho zitandukanye zabasha guhindura ubuzima bwawe. Uyu mwanya rero duhuye n'umugabo ucuruza amagi. Ni umupapa ucuruza amagi rwose, umupapa mwiza, arasa nayo. turya amagi. Ni amahoro. Ni amahoro. Hanyuma njyewe nk'uko mubizi nitwa Alphonse Ndamyimana. Mwe muri bande? Njye nitwa Emmanuel Hategekimana. Murakoze. Ucuruza amagi? Ya, ucuruza amagi. Mbese maze kumenyekana ku izina rya Kanyamagi. Ucuruza amagi. Ese amagi ucuruza uyacuruza mu buhe buryo? Uyacuruza atetse, uyacuruza mu mureti, uyacuruza tumenyereye nyine ko abantu bacuruza amagi cyangwa se bitwa ba Kanyamagi ni abantu bayatwara mu ndobo. Hari n'abandi basaza najyaga mbona bayatwara mu makarito ku mutwe. Abo ngabo nibo bazwi nka ba Kanyamagi. Wowe waba uyacuruza mu buhe buryo? Murakoze cyane. Twebwe amagi ducuruza tuyacuruza mu buryo bwo kuyashyira, dukora n'amabotike, amabotike mu makaritiye, tuyagemurira abantu aho bari, turahabasangisha. Ni muri ubwo buryo dukoramo akazi kacu. Okay. Ni ukuvuga ngo ibi bintu by'amagi umuntu ashobora kubikora ari umupapa agatunga umuryango? Ya, birashoboka cyane. Birashoboka, muri iki gihe birashoboka. Urumva byo bivuga kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere niko kazi. Kandi ntuza umuryango. Ntuza umuryango w'abantu bageze muri bangahe. Urumva rero birashoboka cyane gucuruza amagi ugatunga umuryango. Noneho muri uyu mujyi wa Kigali ndashaka kumvikanisha ko bishoboka. Murakoze. Hari abantu benshi b'abasore cyangwa se n'abapapa njya mbabona badafite imirimo, badafite icyo bakora, ushaka no kubwira ibintu by'amagi bakumva ntibabyumva. Wowe mwaka kanya wababwira iki? Ya, kuba batabyumva uruhande rumwe ndabumva sinabarenganya, ariko kandi ku rundi ruhande baba babuze umuntu kubaganiriza. Akenshi twifitemo impano, twifitemo ubushobozi, twifitemo ibintu biremereye muri twebwe, ariko uburyo bwo kubitanga no kubisohora muri twe nibyo bitugora. Akenshi uzumva hari n'abavuga bati akazi karabuze, rutinererwa ndyamye, kandi wareba ugasanga n'umwana w'umuhungu w'umusore ufite imbaraga, ugasanga n'umwana w'umukobwa uri hariya ufite imbaraga kandi akeneye buri kintu cyose. Akubera kwa kwitinya ugasanga biramubera imbogamizi zo kuba zamugeza ku bintu yifuza kugeraho. Ariko ubundi niba ari ikintu gishobora gutinyuka birashoboka, ariko cyane cyane burya biba byiza iyo wabonye umuntu wegera ko bati ko numva nshoboye kino kintu wangiriye ihe nama. Yego. Ni muri ubwo buryo. Amagi waba waratangiye kuyacuruza gute? Ni iki wahereyeho? Ese byaje gute? Wumvishe watangiye ucuruza mu ndobo nawe nk'uko tujya tubona abantu bacuruza mu ndobo? Warabitekereje uhita ubikora? Byaje gute? Buriya reka mvuge ngo isi yacu mu gihe cyashize yahuye n'ibyago. Yahuye n'ibyago byo kugira kino cyorezo COVID-19. Yego. Hari ibindi bintu nakoraga. Yego. Hari ibindi bintu nakoraga byangomba ko dufunga. Yego. Dufunze rero ndeba kuba mu rugo nsanga sinzabishobora, ariko nkaba narinzi ahantu babikoraga, bakoraga bino bintu by'amagi. Noneho muri minsi ya COVID rero abantu bari muri guma mu rugo, ahubwo bakeneye kurya amagi. Ndavuga ngo ni iki nakora kugira ngo mve mu rugo. Yego. Bango COVID niyo yatumye nkanguka. Naryamye mu rugo nk'icyumweru cyose ndyamye. Urumva ibyo kurya byari ikibazo, gusohoka ntibyari byemewe, ariko nza kubasha kuvugisha wa muntu w'amagi, we abasha kumbwira ko ari gucuruza amagi. Yego. Ndaga ibintu ntamwe ndamusanga
kandi ibyo byagenda bite kugira ngo nawe njye muri kano kazi naho byatangiriye ndagenda ambwira ukuntu bigenda ndangije mbyinjiramo gutyo njya ahantu ku kabaraza Kicukiro centre ahantu bita muri koridoro njya ku kabaraza ndaterekaho udutureye nk'icumi mbona abantu ahubwo barayitabiriye kuri uwo munsi umunsi natahanye amafaranga y'inyungu abandi bari mu rugo twari turyamye ngeze mu rugo baratangara ahubwo numva bimpaye imbaraga bimaze kumpa imbaraga rero nsanga ahubwo mpita mbishyira n'umurangi imbaraga cyane nuko ninjiye muri kano kazi. Hari abantu benshi bareba amagi bakayatinya bitewe n'uburyo amagi ubwayo yaremetsemo ubwabyo no kuyaterura guterura itireyi gusa utabimenyereye ushobora guterura itireyi iriho amagi 30 ukamena nk'atanu cyangwa ngahe ntabwo byibuze ukibitangira byaba byaragutonze bitewe no kumenagurika kw'amagi. Ibyo biri mu mbogamizi za mbere nabanje guhura nazo kubera ko byari ibintu ninjiyemo numva mbikunze numvaga nyine urumva umunsi wa mbere niba narakoreye 8,000 muri guma mu rugo. 8,000? 8,000 ku munsi wa mbere. Ku munsi umwe bivuye kuri twa dutureyi 10 wari uri kuvuga tumwe nakubwiraga. Abandi bararyamye ibitotsi babibuze imbavu zirimo ziraruha. Ubu ureba ntinya no kuryama. Kuryama ndanabitinya kuraryama ngatekereza nkumva isinga z'umutwe zirahiye ariko kuva natahana ibyo 8,000 naratashye ngeza mu rugo noneho bimpaye imbaraga sinita ku mbogamizi nkuko benshi bazitaho. Hano hanze usanga abasore abakobwa abapapa abamama akenshi bita ku mbogamizi ku kino kintu ngo nagiyemo ngo nateruye amagi ngo atanameneka gihe hari n'umunsi nateruye amatiri atanu yose arameneka kandi urumva igiriguye hasi birangiye hita rishwanyuka urumva mbuze igishoro ubura bisiga nk'ibintu byoroshye mbuze igishoro inyungu iragiye aramereka rwose ndavuga ariko ibi ngibi bigomba kumpereza imbaraga. Icyo byansigiye ni ikirere uwo munsi nyire mpura n'izo mbogamizi niyagisigaye kumenekesha nahise nsanga kuba mu magi bisa ngo nawe ubigi nsubiremo ntabwo byumvise neza kuba mu magi nuvuga ngo kuba mu magi bisa ngo nawe ubigi nese n'ubigi bivuze ngo nawe uzoroha nkaryo bivuze ikirere nicyo nshaka gusobanurira buri yigira iroroha siko tubizi twebwe rero turaremera usanga ubuzima bwacu turemereye twizana ibitangaza bivuze ngo niba ugiye mu magi bisanga worohe niba ari uguterura witerura kwa kundi wumva ngo mfite akaboko ngo nakoze ibaba no oroha kuko ibintu ugiyemo biroroshye. Ako kantu hanyuma se nagira ngo baze birashoboka ko umuntu yacuruza amagi agakira? Benshi baravuga ngo gukira ni mu mutwe abandi bati gukira bigira ba nyirabyo abandi bati ntago umuntu yakira atibye nyine haba hari comments zitandukanye zivuga ngo kugira ngo umuntu atere imbere birashoboka ko umuntu yacuruza amagi agatera imbere? Umbaje ikibazo gikomeye nanjye ndabizi. Mbana nkunze cyane guhura n'abantu bita abakire hari nabo bajya bantunga intoki bakamera ngo bariya ni abakire ariko nareba imyaka yabo ngasanga birashoboka kuba bari abakire. Icyo nabonye rero ntabwo ndi bugusubize cyane nko kumbajije ariko reka nkoresha uburyo bw'ubwenge. Biragoye kubona umuntu uri mu munsi y'imyaka 18 w'umukire. Biragoye kubona umuntu uri munsi y'imyaka runaka umunyeshuri ku ishuri kwiga ni umukire ku bumenyi ariko si umukire kuri bya bindi mwebwe bifatika kuri bya bindi mwita ubukire. Nibyo wambajije? Nakubajije birashoboka ko umuntu yacuruza amagi agakirigita ifaranga. Gukirigita ifaranga byanga bikunda byashoboka bitewe nawe
bitewe nawe byashoboka, bitewe n'uvango kumwe nakubwiye koroha numena igi rimwe. Yego. Ubu ahenshi muri karitsiye riragura ibiceri 2 by'ijana. Ayo ni amafaranga 200. Ni amafaranga menshi. ubwo ari amafaranga 200 bivuze iki rero? Bivuze ngo numena 5 umenya 1000. Yego. Ibyo nakubwiye kwagukira cya 1000 kiratakaye. Yego. Kwa koroha ukayatwara neza cya 1000 uragisevinze. Yego. Ku kibazo mbajije rero gumana icyo ngiki. Uko woroha n'ubundi ubwo nukuvanga igisubizo nukoroha. Nukoroha. Nasanze kuba umukire hano hanze ari ukoroha. Okay. N'amafaranga simbizi mba gutunga amafaranga nibwo bukire. Sinzi ingano y'amafaranga ayariyo. Buri wese hano hanze afitaye ku kigero cye. Ariko ikiriho ahubwo nukubanza wowe ubwawe. Ndashaka kugera kuki. Hanze ahangaha ubwo ushatse kumbwira ko abantu badatera imbere ari uko biremereza. Yes. Kwa kuremera. Kwa kuremera. Bo niki wakangurira umuntu wagira icyifuzo cyangwa watekereza kujya gucuruza amagi? Bo uyu munsi ntabwo nasaba umuntu bose bya gucuruza amagi. Ahubwo umuntu namukangurira kuguma mu cyakunda. Ibi byose bisaba urukundo. Yego. Umuntu ucuruza busheri uyu munsi ntago bimworoheye. Akubera urukundo akunda busheri nibyo bimuhereza imbaraga. Ahubwo nakangurira wowe tureba cyangwa uza dukurikirana wese. Yego. Fata ikintu ukunda ugihereza umwanya. Yego. Yego. Ugihereza umwanya wemere imvune zacyo. Ikibazo rero ntago abantu bashaka ko izo mvune ntibazishaka. Yego. Imvango fata cya kintu gihereza umwanya ubane na za mvune zacyo zikurye. Nawe muryane uko mutindana. Yego. Cya kintu kizaguhereza umusaruro. Ariko urugero uyu munsi umuntu aragenda aje gucuruza amagi nk'uko njewe ariko kazi kanjye. Yego. Agashaka ngo acuruze ahita atahana inyungu nk'iyo watahana. Kandi ngira nabaje no kumena 5 amatrey amagi 150. Yego. Ukubye n'amafaranga 100 nangaye. Ni amafaranga menshi. Ni amafaranga menshi cyane. Nukuvuga ngo nyine nukoroha. Wigeze kutubwira ko mbere yuko covid iza wabaga mu bindi ibyo waba warakoraga mbere ya covid niki? Byari ibintu byiza nabo ndabikora mu buryo busanzwe. Ariko nabyo nzabibabwira mu minsi iri imbere. Kuko benshi bamaze iminsi babimbaza ko twakubuze mukozi twarakubuze mu kazi kawe. Ariko mu minsi iri imbere tugiye gufungura akantu kuntu nzabaha amakuru. Uko biri kose kuri Alphabyose TV hagume uhicare tuzahabure. Cyane mbone nakurikirwa n'urubyiruko cyane. Rubyiruko. Wowe wumva hari ikintu ukunda gishyiremo imbaraga ugikore. Yego. Uyu munsi ntabwo kiri buguhereza umusaruro. Ariko ejo bundi nikigukubite hasi 3. Nawe ejo bundi uzakidukana. Igihonde hasi. Mbona abantu benshi bakunda kunanirwa bagitangira. Ndikuvuga ngo iyo umuntu atangiye agahita ananirwa. Ni nayo mpamvu kenshi na kenshi wigeze utanga urugero ngo munsi y'imyaka 18 nta biragoye kubona umuntu twita ko ari umukire ari munsi yayo. Ariko kandi naje no gusanga binagoye kubona umuntu uri munsi y'imyaka 30 ufite ikintu gihamya avuga ngo iki ni wo mwuga wanjye nicyo nkora nyine. Ubusanga kenshi na kenshi munsi y'imyaka 30 watangiriye acuruza amagi nkawe ejo yahinduye ari mu bindi. Bahindagurika kandi ntekereza ko icyo nacyo cyaba imbogamizi yo kugira ngo utere imbere mu gihe waba utangira ikintu mu kanya gato ukongera ugahindura. Niki wabwira abantu batangira bari gutangira business zitandukanye cyangwa se imirimo itandukanye ariko bakabona bari guhura n'imbogamizi nyinshi? Kuko mbona imbogamizi ari nyinshi arizo zituma abantu bahindagura. Niki wabwira abantu nk'abo bahura n'imbogamizi nyinshi? Buriya biri mu buryo bugari. Icyo kibazo kirakomeye
iki ngiki buri cyatikabaye na debate y'uwo munsi wose. Reka njye mu ijambo ry'Imana nimwe mujya muri twigisha. Nta kibazo. Hari umugabo witwa Yakobo yavuye iwabo ari guhunga, ahunga mukuru we wari ugiye kumwica, ngira ngo yari yamuriganyije umugisha. Arangije agera ahantu ku musozi, burira ijoro rirahamusanga, arangije aravuga ati nta bundi buryo ndi buve hano, nimpava ninsubira kwa data baranyica. Afata icyemezo aravuga ati ko naje noneho kandi muri rwa rugendo rwo guhunga yarimo ashaka n'Imana. Yahunze ashaka n'Imana. Yahunze ashaka Imana. Yego. Urumva baramwendereje benda kumwica, we ari kujya kwihishahisha. Urabyumva? Noneho agera ahantu ku musozi, araharya, arasenga. Deje yarabanje arasenga, afata Imana ya Abrahamu na Isaka, Mana ishobora byose, umugisha. Arangije ari naryo banga rikomeye, ntabwo yasenze ngo atahe. Ahubwo yararyamye, biravango yarafashe ngo yafashe ibuye yararyisegura. Yego. Amaze kuryisegura arasinzira. Amaze gusinzira ararota. Yarose iki? Ngo yaroswe urwego rushinze ruva hasi rukageza umutwe nijoro. Ngo abona abamarika baruzamukiraho, abandi bamanukiraho. Umugisha wawe rero nta handi hantu uri mu gutinda mu cyukora. None ntago bishoboka ko nimba ari umuntu utangiye nka business ashobora gucibwa intege nuko abona nyine byitwaye, yakomeza ahubwo agasigara nta n'ibyo yatangije ntabyo afite. Bo biterwa n'uburyo batangiye ibyo mpamvu bavuye mu kiganiro kigari kuri iyi ngingo, ariko buri kintu kiriho ni kimwe. Menya urwego rwawe. Jewe ndinde ugiye gutangira business, mfite igishoro kingana iki, ngiye kwitangirira he? Yego. Nukuvuga ko hari n'abakomeza guhura n'imbogamizi nyinshi bitewe nuko batamenye aho bakorera. Yego. Nukuvuga ngo ufashe n'urugero, ngenze umuntu ni umuntu nzi. Yego. Urubyiruko yagize umugisha, abona bene wabo, hari abafite imiryango ikundana. Yego. Afite n'ubushobozi. Yego. Bamuha miliyoni 2. Miliyoni 2 yumva ko yashinga alimentation. Mu gushinga alimentation yaragiye ajya ahantu akodesha inzu y'ibihumbi 300. Yishyura amezi 3. Asigaranamo miliyoni n'ibihumbi 400. Ari amahe miliyoni 2, yasigaye miliyoni 1.100. Yego. Kurumva 900 yahise ayishyura inzu. Ahita ajya mu mujyi ajya kugura etageri iriya yo mu Bushinwa, ziriya baterateranya zitya pana biriya by'ibaho. Yego. Yagiye kuranguza nka 500 atashyizemo, abona inzu yambaye ubusa. Yego. Ikibazo rero urumva nta handi kiri. Ashatse gutangirira mu nzu ya 300. Uwo muntu arabimanamo kangahe? Mbega nukuvuga ngo mu gutangira imirimo dukora tujye tubanza twitegereze uburyo tugiye kwitangiramo naho tugiye gukorera, kuko urumva deja inzu cyangwa se agaciro k'ibikoresho yaguze karenza agaciro k'ibyo agiye gucuruza. Icyo cyo kiragoye cyane. Ibyo ngibyo rero niyo kibazo gihe kiri hano hanze. Umuntu afite ibihumbi 100. Ubundi ibihumbi 100 wowe ngewe ufite ibihumbi 100 ntibinyemerera kubaho nk'umuntu ufite ibihumbi 300. Ibiransaba iki? Irimo afite ibihumbi 100 ubwabyo birantegeka kubaho nk'umuntu ufite ibihumbi 10. Nimba nk'umuntu ufite ibihumbi 100 iminsi 2 cyakina bishoye mu bira birangiye. Yego. Murakoze. Hanyuma twigarukire ku magi. Amagi wayakunze nawe. Amagi. Reka twigarukire ku magi. Hanyuma ubu ngubu bibaye ngombwa hakagira nk'umuntu gusaba ko uva mu magi wabyemera?
cyangwa se nk'umuntu akaza akakubwira ati iseta yawe igare ryawe ucuruza amagi reka mbitware, yaguha nk'ikiguzi kingana gute, cyangwa se icyo kiguzi wacyemera? ubundi ngewe buri myaka 3 mafite umurimo mushya. Imyaka 3 mafite umurimo mushya ntabwo usanzwe. Ni ukuvuga ngo umurimo wawe uwuhereza mpanda y'imyaka 3, hanyuma ukawutase cyangwa ukawadinga hundi. ni ukuvuga ngo hano hanze hari abantu bafite amafaranga. Yego, bafite amafaranga. Yego, ariko batazi aho kuyashora. Yego, turacyumvise. Yego, ndabyumva. Hari abantu bafite ifaranga muri uyu mujyi, muri uru Rwanda, bafite abasponsa bayabaha. Yego, ariko bakayambaramo gusa, ntibazi aho gushora. Abo nyine niba muri bazashoramo nakubwiye bashora bagashya. Ako hano hanze hari imirimo ahantu haba ikibazo. Nanone dore nta nshuti yanjye, abantu bafite uburyo bwo kwaguka no gutekereza ntago bafite amafaranga. Bo bafite ibitekerezo gusa ariko amafaranga ntayo. Nk'uyu munsi ushobora kumpamagara kuba ati Manuel nakubonye hano gutya na gutya numvise zavuze gutya. Jewe niba wiyaminiya wumva utinyutse wemera kujya wihanagura akavumbi, urabona afite akavumbi ku maguru kajya ugira gutya kakavaho. Yego, Manuel ni hehe najya ninashyira akantu nkabona amafaranga? ni iki nakora? Hari abantu bibaza ibyo bibazo. Akibaza. Noneho hari n'abantu baba bafite n'amafaranga. Hari n'abantu baba bafite n'amafaranga ariko akavuga ati ni iki nakora kugira ngo aya mafaranga mfite abyarande. Umva rero uko bazarushaho gukurikirana Alphabyose, Yego, bazagenda basobanukirwa. Ntabwo nkubeshya. Hano hanze hari utubizinesi twinshi uyu munsi washira amafaranga kandi ukunguka, nta kibazo ugiranye na leta, nta kibazo ugiranye n'abaturanyi, nta kibazo ugiranye na ba nyirinzu, nta kibazo ugiranye n'umuntu wari we wese. Hanyuma rero turagusaba kugira ngo byibuze utange nomero yawe, bibaye ngombwa iki kiganiro hari abantu bagikurikiye, harimo abakuzi n'abatakuzi. Ubu ngubu kuri Alphabyose TV ikurikirwa n'abantu bose ku migabane itandukanye. Hagize nk'umuntu ukugisha inama aherereye mu bihugu bya kure, nawe wamugira inama? Kugeza uyu munsi mbaza nkareba ahantu uri, ubuzima bwaho bumeze bute. Ngewe ndebye ubuzima bw'umuntu abayemo mpita ntekereza icyo yakora. Yego, nk'ubwo mwazira business ntabwo bari tukubwira imbogamizi twahuye nazo. Yego, twagiye duhura na nyinshi ariko tugakomera. Rero muko gukomera rero nibyo bigenda bituma buri myaka 3 wunguka gashya. Nk'ubu urumva gitangira biriya bintu zambogamizi nakubwiye. Yego, gitangira biriya bintu najyanye ahantu imodoka yuzuye amagi. Yego, umuntu ampamaga abanyamitwe b'i Kigali, hariho abantu baba muri ubwo buryo ariko babayeho nabi. Barantuburira ubu ngubu ndi guhera hasi. Imodoka yuzuye amagi sa nkaho uduha iyo story. Imodoka hano hanze hari abantu uko wowe ushishikajwe no kumenya icyo wakora. Imodoka yuzuye amagi byagenze gute? Ndagenda pakurura Kimihurura Kimihurura hakurya. Yego, ndahamagara ati nsanga ahantu h'amafaranga. Yego, ari umuntu wampereye ryari? Wampereye kare. Yego, ariko icyo byanyigishije ni iki? Yego bantwaye amafaranga, ubu nakabageze no ku rwego rwiza. Kurumva byabaye ngo konspira hasi. Urakoze. Ntacyo twari tugusabye ntacyo twari twifuje ko waha abantu bakurikiye Alphabyose nomero kugira ngo ujye ubasha kugira abantu inama, nk'uko n'ubundi hari abo nzi wagiye ubasha kuzigira kandi zikagira umumaro. Twifuzaga ko watanga nomero yawe kugira ngo n'ugushaka abe yakubona. Murakoze. Nimero yanjye ni 0785 32 62 54. Murakoze cyane. Nshuti bakunzi ba Alphabyose TV, rero nahadusubikiye ikiganiro cya kazi ni kazi cyangwa se menya umurimo.
tuzakomeza n'ibindi biganiro bitandukanye, ariko twababwira ngo nimutinyuke, ibyo mukora byose mwicika intege. Gucika intege nicyo kimenyetso cya mbere cyo gusubira inyuma. Iyo ucitse intege uba urangiye nabi, ahubwo komereza aho ngaho. Umurimo ukoranye umwete uzana inyungu nyinshi. Bibiliya iravuga ngo umurimo ukoranye umwete niwo uzagororerwa. Ingororano z'ibyo ukora rero uzibona kuko wakomeje kunamba, kuko wakomeje guhanga amaso umurimo, ntucike intege kandi ntukisuzugure, urashoboye. Murakoze.